ati ni jewe jyenyine wo guhitamo indangagaciro zo kunyobora. Hari umugabo umaze kubaka ibigwi bidasubirwaho mu gutanga inyigisho zifasha mu gutegura abayobozi b'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza kuri uyu mubumbe. Ni umugabo witangiye kurema igisekuru gikerebutse kirangwa n'indangagaciro mu miyoborere y'umuryango mugari w'abantu, hashingiwe ku ndangagaciro zikwiye zerekeza ku bikorwa bya buri munsi, bigasunikira gutera umwete abandi, bakayoborana ubupfura butanga ituze haba kuyobora ndetse n'abayoborwa icyarimwe. Ndabasuhuje, nitwa mwarimu Isaac. Nkunda cyane iyo tubaho twiga, kabone nubwo twakwika akantu gatoya, icy'ingenzi nuko tubana mu kiganiro. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, dukomezanye ikiganiro. Uyu munsi turi kwiga ku gitabo cyitwa I Choose. Ni igitabo cya John Calvin Maxwell. Hari aho bandika John C. Maxwell. Ahangaha aho twigisha kugira indangagaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi muri iki gitabo. John Calvin Maxwell ni umwanditsi w'ibitabo, ni umuvugabutumwa, umutoza w'abayobozi, leadership coach, icyarimwe akaba n'umuvugizi w'impinduka cyane cyane mu myumvire y'abantu. Yavutse tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri 1947, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Michigan. Ni umwe mu bahanga kandi abahanga bakomeye ku rwego rw'isi, cyane cyane mu bijyanye no kuyobora, leadership, aho yanditse ibitabo birenga 80. Ibitabo 80 ni ibitabo byinshi cyane. Wibuke n'igitabo kimwe gikakabiza umuntu yarangiza kaminuza. Uyu we yanditse ibitabo birenga 80, afite amateka yihariye. Harimo ibyagiye byamamara muri ibi bitabo yanditse. Hari nk'iki bita The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Developing the Leader Within You, The 15 Invaluable Laws of Growth. Hari n'ikindi bita I Choose, ari nacyo uyu munsi turi buvugeho. Ibitekerezo bye Maxwell byafashije abayobozi b'amadini, abacuruzi, abanyapolitiki mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Maxwell yashinze ibigo nka The John Maxwell Company na John Maxwell Team bigamije kwigisha abantu kuyobora no kugira indangagaciro nziza zikwiye umuntu nyamuntu. Mu magambo make, John Maxwell ni umuntu wigisha uburyo bwo kuyobora ubuzima bwawe. Nta muntu utifuza iki kintu. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu afite ubuzima budafite umurongo n'icyerekezo. Mwarimu yagarutse rero John Maxwell kugira ngo atwibutse uburyo twayobora ubuzima bwacu. Ikindi yigisha ni ukuyobora abandi neza bigashingira ku ndangagaciro arizo bita values mu rurimi rw'icyongereza. Wibuke ikinyuranyo cy'indangagaciro ni kirazira. Reka dutange urugero. Kugira isuku ni indangagaciro, nyamara kirazira kugira umwanda. Ese wigeze wibaza ko amahitamo yawe agena uko ubayeho ndetse n'uko uzabaho mu hazaza? Ushobora guhindura ubuzima bwawe ubizi cyangwa utabizi. Reka tubivugeho. John Maxwell avuga ko indangagaciro ari urufunguzo rwo gufata ibyemezo byiza biranga umuntu kubaho ubuzima bufite icyanga. Indangagaciro zitwereka icyo tubasha guharanira ndetse n'icyo tutemerewe kwemera. Uko byagenda kose, kubaka ubuzima bufite intego bisaba kumenya indangagaciro zawe nyakuri ndetse no kuzikurikiza buri munsi. Ntabwo ari ukuzimenya gusa ngo umuntu azirengagize, ahubwo ni no kuzigenderaho buri munsi. Indangagaciro z'ingenzi Maxwell avuga, uyu munsi turavuga ku ndangagaciro zigera nko kuri 6 nibura, kuko avuga nyinshi, ariko reka tuvuge kuri 6 uyu munsi. Indangagaciro ya mbere yayise ubutungane, integrity. Kuri iyi ngiyi avuga ko nukora ibyiza ukwiye kubikora nubwo nta muntu waba ukureba. Ntabwo ari byiza kuba wasanga itungo ry'umuntu ahantu hihishe, hitsimbye, hiherereye,
ngo urangaguze urebe hepfo haruguru hirya hino, hanyuma utangire unigagura iryo tungo, kuko ugomba kuzirikana yuko iryo tungo naryo ari ikiremwa nkawe, ni ikinyabuzima, ukwiye kuryubaha. Mu burasirazuba bw'isi, mu bihugu bya Aziya, mu idini ya Buddhisme na Hinduisme, hari imyizerere bita karma. Karma ivuga ko niyo umuntu yakora ikibi nta wundi muntu umureba, akagikorera ahantu hiherereye hikinze cyane atekereza ko nta umureba, isanzura ubwaryo rifite ubutabera rikorera uwo muntu wakoze icyo kintu kibi, ku buryo cya kintu kibi yakoze kibasha kumugarukira gifite ubukana bwikubye inshuro 3 z'ubwo yagikoranye, kabone n'ubwo ngo umuntu yaba afite ubwirinzi bungana bute. Muri make, isanzura ubwaryo rifite ubutabera burenze ubw'abantu. Indangagaciro ya kabiri no gufata inshingano, responsibility. Aha John Maxwell ajya inama yo kugira uruhare rwawe mu byo ukora byose, wishaka ko bikorwa n'abariya gusa cyangwa babandi, ahubwo ni we bireba. Indangagaciro ya gatatu ni ukwiyemeza, commitment. Jya wiyemeza ibyo wiyemeje kugeza birangiye. Ntabwo ari byiza gukora ibintu ujahagurika, ahubwo ukwiye kubiha umwanya ukabinoza. Urugero, ntabwo ari byiza gutangira gukoropa inzu ngo mu kanya gato bibisubike ufate ibyombo utangire koza, hanyuma gato wibuke ko udaheruka kwandikira nyogosenge, usimbukire kuri chat. Ukimara kwandika ijambo hi, wibuke ko utarafatisha imbabura. Ibi bintu, imikorere nk'iyi ngiyi iteza akajagari. Indangagaciro ya kane ni ukudacika intege, perseverance, cyangwa mu gifaransa nibyo bita perseverance. Ahanga hajya inama yo kudakwiye kurekera kubera ibigeragezo. Ibigeragezo ngo bitere, hanyuma wumve ugomba kurambika uko byamera kose. Nibyo imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho, kandi burya umuntu ajya kubiba akagenda akanya yiganyira, ariko yagiye gusarura aseka amwenyura mwenya nk'umwarimu watsindishije abana. Indangagaciro ya gatanu ni ubutwari, courage. Tegura umutima wo gukora ibikomeye nubwo nyine bikugoye. Ntabwo ubuzima ari umurongo ugororotse, nibyo biragoye. Ntabwo ubuzima bwakubera umubeya, ahubwo ubuzima ni ugutwaza, ni ugutema umuntu abyuka, nyamara birashyira bigashyika. Cyane cyane hamwe no kugira ubutwari, ibintu birakunda bikemera. Maxwell akomeza avuga ko ubuzima budafite indangagaciro bubaho mu kajagari kigendera. Mu gihe ubuzima bwubakiye ku ndangagaciro, burakura kandi bugatanga umunezero ndetse n'icyizere cya none ndetse n'ejo hazaza. Uko wakoresha indangagaciro mu buzima, birakwiye kubanza kwandika indangagaciro yawe ya mbere. Hariyo twabonye indangagaciro ya mbere, ushobora guhitamo iyo ushaka. Saba inshuti zawe ndetse n'abavandimwe bakubwira icyo babona ku myitwarire yawe. Ese imyitwarire yawe ni myiza, igenda ihinduka, cyangwa se ni mibi? Ntabwo ari byiza kubana n'umuntu ngo ubone yabayeho mu buzima budafite intego, budafite icyerekezo, ngo ukomeze umukomera amashyi. Ahubwo ibyiza ni ukumubwira, byaba byiza akiga guhindura, agahitamo indangagaciro. Niyo mpamvu igitabo turi kuganiraho cyitwa I choose, ndahitamo. Ariko se ndahitamo iki? Nawe ubwawe kora ubugenzuzi bwa buri munsi, wibaze, ese ibyo nakoze uyu munsi bihuye n'indangagaciro zanjye? Ibi bizagufasha gufata ibyemezo byiza no gukura mu buzima, no kuba umuntu ufitiye icyizere kandi abandi bakakugirira icyizere. Hari ukwigirira icyizere ariko n'abandi bakakugirira icyizere. Reka twibuke, ubuzima bwiza bwubakwa ku mahame, aribyo bita indangagaciro nyine. Nk'uko John Maxwell abivuga, I choose. Ni jyewe wo guhitamo indangagaciro zawe. Ni wowe wo guhitamo indangagaciro zawe, nanjye ngahitamo indangagaciro. Indangagaciro zikuyobora. Ntukwiye gutekereza undi muntu. Oya, witegereza undi muntu uwo ari we wese, ahubwo nibyo ni jyewe jyenyine wo guhitamo indangagaciro zo kunyobora.
niba wakunze iki kiganiro cyangwa se kikaba cyakugirira akamaro, ibuka gukora subscribe, kora like, byaba byiza ugisangije n'abandi, tugakomeza tukagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu, ayicuzi nakagaruka, ndabakunda cyane.